ubusa Al Hilal ubusa. Kufra nziza cyane ya Al Hilal. Atasukaini neskore ariyo Karaga Madike Kanei kipe iteye ubwoba, ikipe n'umuriro kotera kure. Apera yahinduye umuzamu iravuga ati mu Bugesera ntiwabikoze neza cyane. Ruhuka gato Pierre turebe n'umuzamu Adolphe. Umusore amukaraza kufra, izo bita kufra sanfire ishyira ku ipoto. Pira ugendera hasi uragenda wisekura mu rushundura. Ari Hilal kimwe apera ubusa. Cya kabiri kirajyamo kuri bari imerezo Mariko baratabara we. Aba kuri bari we. Bateye umupira uva muri kona, bawutera umutwe ugonga ipoto uragaruka, bawusubizamo n'ukuguru nabwo uragaruka. Attention, reka turebe agira umugisho, arazamuka n'umupira imbere yazo igitego cya kabiri. Ekipe ya Al Hilal itsinda Aperi igitego cya kabiri. Bari bayushuje igitego gikomeye cyane, bateye umupira ugonga ipoto mu kanya uragaruka basubizamo urongera ugonga ipoto. Aperi ishaka gukora counter cyangwa counter attack ngo urebe ko yagombora. Uwo bita Ernest Ruzoro aka umupira wo bita kiwanuka, pira itawusunikira agira umugisha, zamuka agira umugisha, agenda nk'imodoka zimwe za ambulance kabisa zitagira ikizitangira, siga akajya ahita atanga pasi imbere zamu. Igitego Ruvuyanga, uyu musore bana we wo Murundi Akre ntago ari igitego kiba cyoroshye ukurikije umuvuduko akoresheje. Baterekamo igitego rero cya kabiri. Asante sana. Yego. Hanyuma rero Aperi irajya mu gatebo k'izindi zose. Al Hilal yanyuze hejuru, cyangwa urabona ko ishobora kuza kugaruka akaba ari wo mera kugaruka biragoye.